kubasuhuza nshuti bavandimwe duhurira muri gahunda yacu y'ibyigisho. Ni gahunda tumenyereye ko buri munsi tubagezaho ingingo y'umunsi. Uyu munsi turi kuwa kabiri aho tufatanyiriza hamwe kwiga ingingo y'uyu munsi itubwira imyumvire mishya kuri Mesiya. Ariko nk'ibisanzwe rero murabona ko ndi kumwe n'umuntu wambaye marinete. Ndatekereza ko benshi ntago mumumenyereye, ariko ni umuntu mukuru agiye kubabwira amazina ye, hanyuma tuze gufatanyiriza hamwe mu ngingo y'umunsi. Karibu muvandimwe. Uramusara akoze cyane, ni mushyashya ko nkuko abivuze. Yego. Ninjye tugiye gufatanya n'umuvandimwe, amazina ni Iradukunda Jotamu. Tugiye gukomeza kubana, amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Jotamu, nanjye nishimiye kubana nawe. Abantu bagiye bambwira ngo mbakorera ubudasa. Uyu munsi rero turi kumwe na Jotamu kandi twishimiye kubana nawe. Tekereza ko umwuka w'Imana naza gufatanya natwe kandi atwungura ubwenge. Reka rero tumurake ngo abane natwe mu buryo bw'isengesho. Uwiteka Mana ikiranuka, turagushimye cyane kuko warinze ubugingo bwacu turi bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nanone uduhaye amahirwe yo kuvugana nawe binyuze mu byanditswe byera. Twebwe abanyantege nke, ariko duciye bugufi turi imbere yangu twungura ubwenge, maze mu byanditswe byera aho dukura iby'ubugingo kandi bizaduha n'ubugingo. Data, uduhe kubyakira umutima wizeye, kandi ubwo ugiye guhishurwa twe kuzakorwa n'isoni nabwo tuzagarira imbere yawe, maze duhabwe ubugingo buhoraho. Ngaho ubuntu bwawe bane natwe. Umwanya tugiye kumara tuvuga ibyanditswe byera dukize kandi bizakize n'abazatwumva, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Jotamu rero urabona ko muri iki cyigisho nanone twakomeje kuba mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turacyasobanura ibyihamya Yesu nka Mesiya. Ni nako icyigisho cyatubwiye ngo ibindi bihamya Yesu kandi biramuhamya nka Mesiya. Ntekereza ko byari bifite icyo bisobanuye kubigishwa ba Yesu, kubazamwumva, kumenya neza uwo Yesu yariwe. Nkuko twagiye tubibona gusobanukirwa na Yesu nka Mesiya byari bifite igisobanuro gikomeye. Nubwo inshuro nyinshi byakomeje kuba ikibazo kubigishwa, cyane cyane no ku Bayuda muri rusange, aho bumvaga Mesiya bakamwumva bitandukanye nuko yakaba yasobanurwa. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi tugiye kureba imyumvire mishya bari bategetswe kugira, cyangwa se Yohana yifuzaga ko abantu bagira kuri Mesiya. Baduhaye isomo rero ry'urufunguzo turaza kwinjiraho. Ni isomo turasanga muri Yohana igice ni cya mbere. Yohana igice cya mbere umurongo wa 32 turagize 36. Turagusaba rero uhadusomere turebe niki Yohana yabwiye abari bamuteza amatwi. Yego, reka dusome turahera ku murongo wa 32. Yego. Ngo kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma, atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko yatumye kubatirisha amazi, yambwiye iti uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirisha umwuka wera. Aha. Yohana nawe yahamije ko yari Mesiya, ariko abibwiwe na mwuka. Ijuru riramubwira ngo mu gihe uraburi kubatiza uza ko n'umwuka akamutindaho, uwo niwe uragomba kuba ari Mesiya. 34. Aha, 34 noneho. Nanjye mbibonye. Yego. Hamya yuko ari umwana w'Imana. Yego. Bya bindi yaramaze kubwirwa, yabibonye noneho. Tayari tavuga ati uyu niwe ukwiriye kuza. Umurongo wa 35. Ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ati uyu mwana w'intama w'Imana. Aha. Noneho ku nshuro kabiri nyuma y'umubatiza arabibonye, ibimenyetso arabihawe. Ku nshuro akavuga ngo amubonye agenda, avuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. Hari amagambo hano umwigisha yaduhaye kugira ngo turebe imyumvire bari bafite. Yohana bahamirije uwo ari we, ariko umva imyumvire Abayuda bari bafite. Abayuda bari bategereje Mesiya wari kuzaza akabaha ubutegetsi, akabatura mu butegetsi bw'Abaroma. Uku niko Abayuda bari bategereje Mesiya. Bumvaga ari umuntu uzaza agakoraho igitugu cy'Abaroma. Ariko Yohana mubonye aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Muri iri jambo yarababwiye Jotamu, niki cyari muri iri zina yise Yesu, umwana w'intama w'Imana. Yego. Aha Yohana ibyo yerekanye bitandukanye n'ibyo batekerezaga rwose. N'ibyo yavuze ntekereza ko batabashije kubyumva. Yohana we avuze intama w'Imana, ntama w'Imana. Yego. Aha icyo yashatse kuvuga, yashatse kuvuga ko ni igitambo, kuko intama yaratambwaga. Yego.
yaje rero nk'umuntu ugiye gutambwa mu cyimbo cya ya ntama yatambwaga. Urakoze cyane. Ni nabyo umwanditsi yatubwiye ngo igihe yose, nyamara amagambo ya Yohana ayita Yesu umwana w'intama, nubwo ibyo byerekezaga ku kuzaba impongano y'ibyaha, yabibukije ko uwo muntu uje ntabwo aje kwima ingoma yo mu isi, ahubwo araza yerekera ku kuba Mesiya igitambo. Kandi buriya rero bari babizi ko Mesiya yitwaga uwasizwe, ariko kandi yari impongano y'ibyaha. Kandi mu muhango wakoraga umunsi wo gutamba batamba intama, kubabwira ngo nguyu umwana w'intama w'Imana, ngiki gitambo Imana iboherereje. Ibintu abantu batahise bumva hano, batubwiye ngo birashoboka ko kandi nako byagenze, ntago bahise bumva icyo ababwiye. Ngo ariko Yohana mu kuvuga ayo magambo yerekezaga ku buhanuzi bwavuzwe na Yesaya. Yego, uribuka ko abisirayeli bakundaga gusoma imizingo ya Yesaya bakanayiga. Ariko n'igihe Yesaya yageze mu rusengero yateruye wa muzingo, ibyari birimo nibihe rero? Ibyari birimo hano umwigisha yatubwiye ni igihe Yesaya yahanuraga uburyo Mesiya azaza azakurira imbere, ngo azakurira imbere yanjye nk'ikigenjigenji, ntazagira uwakomeretsa, ngo ahubwo azaba nk'intama, atakikikira imbere y'uyikemura ubwoya. Intama cyari igitambo cyoroheje cyacaga bugufi, ni nayo mpamvu ryari tungo ryahiswemo mu kuba igitambo cy'ibyaha. Rero mu kuvuga ari amagambo ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukoraho ibyaha by'abari mu isi, Yohana yarahise abahishurira neza umugambi n'intego bya Mesiya. Ikintu gitangaje batubwiye ngo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 31, Yohana umubatiza aravuga ngo icyo akora nanjye sinari kumumenya. None kuki Yohana nawe burya ntiyari kumenya Yesu? Nk'uko babidusomeye, icyamumuhishuriye nuko Mwuka yamubwiye ibimenyetso bimuranga, kugira ngo namara kumenya ati none nguyu no ndabyemeye bya nawe arabyemezwa n'ibimenyetso, kandi biranaba koko igihe yaramaze kumubatiza. Hano baratubwira ngo Yohana umubatiza yari yarabwiwe mbere ko yarabwiye aya magambo ngo uzabona Mwuka azagatindaho mu ishusho y'inuma. Ari nacyo kimenyetso burya tujya tubona bakoresha burya ishusho igaragaza y'inuma igaragaza Mwuka wera. Ibyo bintu byawe ku munsi wo kubatizwa kwa Yesu, kandi Yohana bibonesha amaso. Ikintu batubwiye rero ari amagambo nifuza ko dusoma hariya hasi. Batubwiye ngo igihe Mwuka yazaga akamutindaho byatumye Yohana amenya ko ibyo yabwiye ari byo. Noneho Yohana mu guhamya ibyo, kuko twabonye abahamya Yesu nka Mesiya, nuko Yohana avuga ngo narabyiboneye ndetse ndahamya ko uwo ari we mwana w'Imana. Burya iby'Imana bigira umurongo kandi bikaba nk'uko Umwuka w'Imana yabisezeranye. Igitandukanye rero n'imyumvire abayuda bari bafite kuri Mesiya, bo bumvaga hari ikimenyetso Yohana yakabahaye yavuga ngo nguyu ukwiriye kwima ingoma ya Dawidi. Burya ibi bintu by'imyumvire mibi ku butumwa bwiza bijya bibyingorane, kutakira Mesiya nk'igitambo cy'ibyaha. Usika aribyo byabaviyemo kuguma bamurwanya kugeza no ku rwego bamwita ngo ari yigereranya n'Imana, mu rubanza bakavuga ngo uyu yigereranya n'Imana. Kandi barabonye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ari Mesiya. Hari amagambo nifuza kudusomera hari hasi rero, ari amagambo batubwiye ngo uburyo Kristo noneho yagombaga gushushanywa. Yesu niwe bwenge. Ayo magambo aho ngaho urayabona hasi. Aratubwira ngo Yesu niwe bwenge. Yego. Hari amagambo nifuza ngo udutsindagire. Yesu niwe bwenge kandi akaba ari nawe Kristo wavuye hehe? Ku Mana. Hari amagambo angaya asa nasoza. Yego. Amagambo ni meza cyane. Ngo agakiza nikava mu bucurabwenge bw'abisi. Yego. Ubumenyi bwa siyanse cyangwa mu buhanga buhanitse. Yego. Gaturuka ku Mana gusa. Ntago biva mu gukoresha za filozofi. Kuko abo bantu wibuke ko barimo n'abacurabwenge bakoreshaga ubwenge bwa kabwate, oya agomba kuzaza gutya, bakumva bare bisobanura bakoresha filozofi zabo, bakumva bakoresha ubuhanga bwabo, bakumva barabibaza abanditse n'abigisha amategeko babandi bazi ko bafite ubwenge bwinshi. Ariko banavuga agakiza nikava muri ubwo bwenge. Niyo mpamvu Pawulo abyandika avuga ngo mu Baheburayo ngo Kristo yaheresemo kwiyerekana mu buryo ngo ubutumwa bwe buhishurirwa abanyantege nke. Niyo mpamvu mu guhamagara abigishwa uzabona yahamagaye abarobyi abantu boroheje kugira ngo aribo basobanukirwa n'umuco wa Kristo, banabisobanurira abandi, bityo bye kuba agakiza kaboneka biciye mu buru bumenyi abantu badashobora gushikira. Ari umuntu waza ambwira ati agakiza ntago ari rocket science ni siyansi isaba ubwenge buhambaye, ahubwo agakiza Imana ikaduha kubwo impano ya Mwuka. Ayo magambo hasi bavuze gaturuka gusa ku Mana, tukagahabwa umuntu ufite umutima wiyeguriye Kristo mu buryo bwo kwizera no kumvira.
umva impano Imana iduhereza, agakiza ikaduha nk'impano kubwo kwizera, kandi twagera kukaho kumvira. Ntabwo bidusaba gukora urugendo rw'agahwanyi cyangwa urugendo rwo kwivunisha, bisaba ko turi abanyabwenge bafite ubwenge buhanitse. Oya, dusoza hari ikibazo baduhaye nifuza ko tuganiraho tunasangira na bagenzi bacu, bati mbese twamenya dute ukuri kw'ibya Yesu n'impano y'ibyaha n'impongano y'ibyaha byacu tutabanje kumuhishirirwa tukamumenya? Mbese ibyo bintu byashoboka? Ni ngombwa ko tumanza kumuhishurirwa, tukamumenya, tukamusobanukirwa, nk'uko na Yohana bwa mbere yamanje aramusobanukirwa, yego, none haraje kumusobanukirwa abona gutanga ubuhamya. Ndabyibuka ukuntu ngo yabwiye babigishwa babiri batubwiye, nuko amaze kubisobanukirwa byose aravuga ati noneho rero nguyu ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mwese. Yari amaze kubanza kumuhishurirwa na Mwuka Wera, maze amusobanurira abandi. Uko niko natwe dukwiye kubanza guhishurirwa Kristo, tukamumenya, tukamusobanukirwa, bityo tuzabasha kumusobanurira abandi. Reka dusabe Imana kugira ngo ibi bintu bidatubonye ko bidasaba siyansi, yego, ibisobanura imitima yacu, maze ibyizeza imitima yacu, bityo bizaduhindura, kandi ngo tuzaba impumuro nziza y'ubugingo izana ubugingo. Reka dusabe Imana ngo ibintu bisohoze mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugusabe udusengere mu dusoza. Reka dusenge. Data wera, Mana nziza, Mana idukunda, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Reka tugushimira akanya duhaye kuganira nawe mu ijambo ryawe. Urakoze. Amen. Turakwingize ngo aya magambo twize yadukomerezemo, Amen, kandi duhe kuyagenderamo, turusheho kukwitegura mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.